Gahunda yo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi mu karere ka Muhanga ku mwanya wa perezida wa Repubulika n'abadepite mu nteko ishinga amategeko yabimburiwe no kwakira umukandida Paul Kagame mu birori by'akataraboneka kuri site yashyogwe mu karere ka Muhanga, imwe muri site 19 zari ziteganyijwe kumwakira mu gihugu hose. Ni ibirori byaranzwe no kwishima ku baturage no ku mukandida wa FPR Inkotanyi nyakubahwa Paul Kagame utaravuze byinshi icyo gihe kuko byari byavuzwe mu gutanga ubuhamya bw'ibigwi bye bishingiye ku bikorwa yakoreye abanyarwanda by'umwihariko abo mu karere ka Muhanga. Nkaha yariho ashimirwa inzu y'ababyeyi itagira ukwisa yuzuye ku bitaro bya Kabgayi ije guhoza amarira abayigana baje kwibaruka. Dushimira kandi uburyo waduhaye ibitaro byiza, ubu ababyeyi bacu baranezerewe, baravuga ukuntu abacuze barifuza nabo kubyarira muri etaje. Ibitaro waduhaye i Kabgayi bibyariramo bishobora kwakira abagore 400. Umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame nawe yakozwe ku mutima n'ibyishimo by'ababyeyi bamushimira ku bw'icyo gikorwa remezo yabahaye, maze abashimira babwira ko babyara kuko bateguriwe aho kubyarira hagezweho, abivuga muri aya magambo: twikomereze rero twiyubake. Hari n'uwavuze hano ibikorwa bimwe bimaze kugera hirya no hino, baravuga gusa ngo mubyare mugwize, sibyo? Nababwira iki rwose? Aha kandi hanakiriwe inkuru nziza kuko Paul Kagame akihashingura ibirenge, umwe mu babyeyi bari baje kumwamamaza yafashwe n'ibise maze yihutira kujyanwa kuri iriya nzu y'ababyeyi yakiranwe ubwuzu n'urugwiro, abyara umwana w'umuhungu yahise aha amazina ya Ian Kagame Mwizerwa. Ian Kagame akaba umuhungu wa Perezida Kagame, naho Mwizerwa akaba se w'umwana. Ku bwacu ya pasoni wa RPF Inkotanyi mu karere ka Muhanga, Kayitare Jacqueline, kubyara wamamaje Kagame mu bitaro byiza yabubakiye byakomeje kuba ibirori kuko abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu karere ka Muhanga basuye umubyeyi bamuzanira amaturo arimo n'inka yo kumukamirwa. Nyuma yo kwamamaza umukandida Paul Kagame ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu karere ka Muhanga, ibirori byakomereje hirya no hino mu mirenge yose 12 igize akarere ka Muhanga. Imyiteguro hirya no hino nayo yari imeze neza. Nkaha ni mu murenge wa Rongi, ikiyongereyeho abadepite ba FPR Inkotanyi mu nteko ishinga amategeko bazengurutse imirenge yose bamamaza umukandida Paul Kagame, nabo bazafatanya mu nteko ishinga amategeko ikiswe kumuha amaboko. Nyuma y'umurenge wa Rongi hakurikiyeho imirenge ya Cyeza na Kibangu, maze nyuma yo kuzenguruka umujyi wa Muhanga hataho kwamagira ibirometero byinshi mu mihanda ya Ndiza, ubu ni nyabagendwa. Ubuhamya bw'abanyamuryango bwakomeje guhamya nta shiti ko amatora azagenda neza kuko bamamazaga bashingiye ku bikorwa bifatika. Yatoye abayobozi beza baradutoza, nanjye barantoza, mbamo intore nanjye toza abandi. Ubwo bumenyi nakomeje kwiteza imbere rero, ntabwo nicaye kandi nakomeje no kugira abandi inama, ndetse mfasha n'abandi bari muri Nyakatsi. Mfite imiryango 3 navanye muri Nyakatsi kubera nyakubahwa Perezida Kagame. Dufite imihanda myiza cyane ndetse no migenderano yacu abaharuye neza. Ibyo n'ibyiza byose dukesha FPR. Dufite amashuri, abana bacu bariga nta kibazo. Ndatekereza ko ababyeyi twakoraga imirimo y'ubuhinzi mu misozi miremire tugasiganwa n'amasaha kugira ngo abana bajye ku ishuri, twikoreye ubwatsi twihuta cyane bikanywa ko n'umwana akererwa. Ariko uyu munsi wa none kubera imiyoborere myiza ya FPR ntabwo ibyo tugisiganwa, ahubwo abana bacu bararya ku ishuri barira ubuntu kubera imiyoborere myiza ya FPR Inkotanyi. Kagame yaraturinganije, yaba mu mashuri, yaba mu miyoborere, yaba mu myigire. Ubu nta mwana w'umukobwa hejuru. Ni muri ubwo bwoko rero yadushakiye umubano n'amahanga, nuko bitewe n'imiyoborere myiza naje gukorana n'abaterankunga bo muri Koyika, mbasha kuvaho hano iwacu
nurira indege njya mu gihugu cya Koreya. Ubwo namaze kugera muri Koreya mpabwa amahugurwa ndaza nyasangiza abanyamuryango twari twaratangiranye, tubasha kugera kuri byinshi, tureza ibigori, umuceri, noneho mbasha kuva mu bwigunge ntera imbere, mbasha kurihira abana banjye bose barize ndetse ndihira n'umwana kaminuza. Koperative ya BM ni koperative y'iterambere y'abahinzi borozi ba Makera. Wa muturage uri muri koperative ya BM, ifaranga dutangira kuri kirigita. Nashoboye kugura inka y'inzungu y'ibihumbi 700 nyakuye muri koperative ya BM. Mfite abana 2 nashoboye kuriya kaminuza, umwe yarangiye, umwe yambaye umwaka ushize, undi arabura umwaka umwe ngo arangije. Byose mbikuye ku bigori duhinga hehe muri koperative ya BM. Ku iterambere twahawe nande n'ubuyobozi bwiza. Ubu turanywa amata, ifumbire, byose umuntu ababyibiseho kubera iriya koperative ya BM yateye imbere kubera ubuyobozi bwiza bwatugaye hafi. Ubundi abakandida depite bagakurikiraho nabo bagahamya ibigwi by'intore izurusha intambwe Paul Kagame, maze nk'uko byabaga byatangiye bigasozwa n'ibyishimo na morali yo ku rwego rwo hejuru, bakabyina bigatinda. Shimishijwe no kuza hano mvuga ibigwi bya Paul Kagame muri Murenge wa Nyamabuye, birivugira n'umwana w'igitambamugara bizi. Umujyi unganira Kigali urakeye, umujyi wa Muhanga tumaze imyaka myinshi aha ni twumva ari za kaburimbo, imihanda myiza inyerera ntayo tugira, ariko uyu munsi turasa neza ku bwande Paul Kagame. Turabikesha nde Paul Kagame. Aya mashuri meza, aya mavuriro meza, uyu mutekano mwiza, aya mabuye meza acukurwa mu buryo bwa kinyamwuga agateza imbere abanyarugenda bari n'abandi bose. Aka gaciro rugenda barifite, uyu mutekano rugenda barifite, tubikesha nde Paul Kagame. Tubikesha nde Paul Kagame. Muri Ndiza turakorerwa amaterasi y'indinganire, siko bimeze? Tugahinga tukeza kuko imvura itamanura ibyo turi gutera. Muri Ndiza uyu munsi haraza amashuri y'icyitegererezo, hari TVET y'icyitegererezo mu gihugu hose bavuga iri hano muri Ndiza. Ibitaro bya Kiyumba byo ni agahebuzo. Inama zikomeye mu mujyi wa Kigali zivuga ibitaro bya Kiyumba, babarangira ngo bazaze kureba ibitaro byiza biri mu Ndiza, bavuga ibitaro bya Kiyumba. Baba babivuga ariko ni bande babyivuzamo? Ni bande babyivuzamo? Ni twebwe abanyakiyumba, ni twebwe abanyendiza, ni twe twivuza muri ibyo bitaro byiza. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi mu karere ka Muhanga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika birimbanyije mu mirenge ya Kibangu na Kabacuzi, aho hose byari ibirori bisa. Umurenge wa Mushishiro nawo waserutse gitore, abaturage baho bagaragaza icyizere bafitiye FPR Inkotanyi n'umukandida wayo, ari nako bishimira ibyo yabagejejeho, nabo bahigira gutora Paul Kagame wabagaruriye umutekano wari warazambijwe n'ibitero by'abacengezi. Twagarutse mu mujyi wa Muhanga, maze nk'umurenge w'umujyi koko Nyamabuye higaragaza imbaraga zidasanzwe. Abantu baritabira mu byiciro byose kuzenguruka ibice bitandukanye by'umujyi, no gutanga umugabo w'ibikorwa remezo by'imihanda n'amashanyarazi byashyizweho. Ubundi duhurira kuri stade ya Muhanga, igitaramo kirinikiza, dusoreza n'ubundi mu murenge wa Shyogwe, naho bitari byoroshye kuko twahakuwe nijoro, ubusabane bwanze gutuma abantu barekurana. Nyuma yo kuva Shyogwe twasanganiwe na Nyarusange, maze abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari babukereye bakomeza kwishimira ibyagezweho, ari nako hibutswa ibigiye gukurikiraho. Nyarusange yazamuye imbaraga, maze tuzindukira Hirongi na Kiyumba mu birometero bitari bike, ariko nta kunanirwa. Morali yakomeje kuba ku rwego rwo hejuru ku mpande z'abaturage n'abakandida depite bakomeza guhamya ibigwi bya FPR Inkotanyi.
dutore Paul Kagame, abana bose bige dutore Paul Kagame, abanyarwanda bose duhabwa amahirwe angana dutore Paul Kagame, umuturage ahore kwisonga. Gutora Kagame ni ugutora iterambere rirambye. Gutora Kagame ni ugutora imiyoborere myiza. Gutora Kagame ni ugutora ubuyobozi guhamya ishingiro ry'ubuyobozi buhoza kwisonga umuturage. Gutora Kagame ni ugukomeza gukataza mu rugendo rw'iterambere. Imirenge ya Muhanga na Rugendabari niyo yasoje ibirori byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Abaturage babukereye duhera Muhanga byari ibyishimo bisa kubera kugaragaza ibyagezweho no kwitegura gukora ibikomeye birenze. Aha ntitwatinze dusoreza neza Rugendabari kuri morali yo ku rwego rwo hejuru. Umugoroba warinze ugera bakirata ibyiza by'umuryango FPR Inkotanyi. Gusoza ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame byari bimeze neza guhamya gutora 100% kandi koko abanyarwanda muri rusange n'abanyamuhanga by'umwihariko batoye neza umukandida wabo ku kigero cyo hejuru ya 99%. Gahunda ni ntugasaze. Ubu tugiye guhamya intambwe ikwiye umuryango wa FPR Inkotanyi kuri buri wese washyize igikumwe cye ku gipfunsi akitorera intagereranywa. Ni akazi koroshye ku mukandida wihitiyemo nyakubahwa Paul Kagame kuko nk'uko abyivugira akazi ke karoroshye kuko abanyamuryango batazamutererana mu nshingano zituma bamuhitamo.